Turabashimiye kandi tubahaye ikaze uyu mwanya kuri Iyarure TV. Iyarure TV, televiziyo ivugirwaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ubuhamya, gufasha umuryango, ubuzima, ni ibyo ngibyo tubagezaho. Njyewe ndi MC Theo nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa, ni wa musaza twatumiye kugira ngo aze yongere atuganirize. Uyu munsi agiye kutuganiriza ku ijambo ry'Imana, ubwo ni igisate cy'iyobokamana. Reka mumfashe tumuhe ikaze yongere yibwire abadukurikiye. Pasiteri, turakwakiriye. Narishimye. Yesu nashimwe cyane. Wakwibwira amazina abadukurikiye n'abazadukurikira n'abakunzi bacu ba Iyarure TV? Inshuti bavandimwe ba Iyarure TV, nongeye kubaramutsa. Yesu nashimwe kandi nahabwe icyubahiro. Amena. Uyu munsi wa none rero nashimye kubazanira ubutumwa Imana yampaye kugira ngo iryo jambo tuganireho, kandi umwana w'ubugingo wese ntabura ibyo avanamo bimufasha. Ubundi ni Revera Pasiteri Amenyimana John, muri kumwe nawe. Imana iguha umugisha kongera kwemera ubutumire bwacu. Yego. Mu mutima wanjye Imana irabizi ukuntu ngukunda kandi nkubaha, uburyo witangiye umurimo ukaza kuri iyi cano yacu, ukigora ukaza. Ntabwo biba byoroshye, inshingano ziba ari nyinshi, ariko ukigora ukaza kudufasha. Waturutiye benshi twatekerezaga ko badufasha uyu murimo. Imana rero izajye iguha umugisha cyane, kandi mu by'ukuri utugezaho ibintu by'ingirakamaro atari uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Reka rero tubasuhuze inshuti bakundwa, torero muri ahantu hatandukanye, muri East Africa, muri mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, muri ku yindi migabane igize umubumbe wacu, mwumva ikinyarwanda, ndetse mushobora no gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga. N'abatumva ikinyarwanda mukumva ubutumwa tuvuga mu kinyarwanda, nabyo birashoboka. Imana rero ibaha umugisha. Pastor, uyu munsi ugiye kutuganiriza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero tuguhe ikaze kugira ngo usenge, numara gusenga dutangire n'ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Mana yacu, so umwami wacu Yesu Kristo, Yes. turagushimiye kandi turaguhimbaje Data wera, wowe mugenga wa byose kandi muyobozi w'abana bawe ukunda. Tugushimira rero ubuntu watugiriye bwo kugira ngo wongere kutwegereza Imana. Turiho ku bwawe, kuko nibyo dukora byose tuyoborwa nawe kandi turakwizera. Turanagushimira kuko turiho kubw'ubushake bwawe. Uyu munsi wa none warawejeje kandi uwo umugisha ngo abantu bawe aho bateraniye bose bitiwe izina ryawe, ubagaburire ku byo kurya byo mu mwuka. Uyu munsi wa none ndagusabye ngo icyigisho cyangwa ibyo kurya wateguye byo kugaburira ubwoko bwawe, umugaragu wawe umfashe kubitambutsa mu buryo bunogeye ababwumva. Umwanya wose tugiye kumara hano, twizeye tudashidikanya ko ibyo washatse byose uri butambutse nk'Imana. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Turirimbe. Tugiye gutangira indirimbo y'198 turirimba. Mwami wacu Yesu, niwe tangiriro ry'itorero yaremye, mu mazi n'ijambo yazanywe mu isi yacu no kudukiza ibyaha. Batuwe itorero rye, yaguze amaraso. Itorero ni rimwe mu moko ataramwe, umwami waryo n'umwe
riramusangira. Ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose, rishima izina rimwe n'iry'umucunguzi. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo bikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo bazarirengere. Mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza. Yifuza kuzabona ibyiza byo mu ijuru, niriva ku rugamba rinesheje rwose, kandi rikiri mu isi rifitanye ubumwe na Data Imana yacu n'abemo mu ijuru. Abo bakiri mu isi bafatanyaga natwe, nanjye umpe kuba maso mbasange mu ijuru. Abo bakiri mu isi bafatanyaga nawe, nanjye umpe kuba nkabo mbasange mu ijuru. Haleluya, amen, amen. indirimbo ifite amavuta, Ifite amavuta. Indirimbo ndazikunda cyane. hariho abaziretse pasita, Hano itorero benshi baraziretse, bari muri bya bihimbano ni uguta umwimerere. Aba ntabwo bazi uburyo bw'indirimbo za kera. izo ndirimbo bazihimbye bari mu mwuka, bari abagabo bari bari mu mwuka. Twidugire ku ijambo ry'Imana, dukomeze ku ijambo ry'Imana. Mfasha gusoma igitabo cy'Itangiriro, ibice ni 2. Yego. Soma umurongo wa 15, umurongo wa 15 kugeza 17. Haravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza yuko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo.
uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Amen. amen. Navuze 20, igice cya kabiri 15-17 iyo nari navuze. Reka tuyisubiremo, njye nakomeje kuryoherwa. Waryohewe? Ntacyo, ni 20 urasoma no ku gice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 7. Reka dusome no 20, 14 na 16, 15, 15 na 16, 17. Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. 17. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi uzakiryaho no gupfa uzapfa. Igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza 7. aho naho ni mu itangiriro. Haranditswe ngo, iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Umurongo wa 5, kuko Imana izi yuko ku munsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. 7, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini yiremeramo ibicocero. Ameze kiranga none navuze aho gushaka ijambo ryo mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 nanone kugarukira kwa 2. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikolosayi. Ab'Ikolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 haranditswe ngo, ngeze kwa kangahe? Kwa 2 gusa. Haranditswe ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. 3 n'uwa 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. nasoje. Urakoze cyane Pastori, aya magambo yose umaze kuyasoma, kimwe n'andi ndibuze kongeraho, nayavanyemo ijambo ry'insanganyamatsiko rivuga ngo ni ukubaho mu mugambi w'Imana. Kubaho mu mugambi w'Imana. Kubaho mu mugambi w'Imana niyo nsanganyamatsiko mfite kuri uyu munsi, nshaka guhugura bene data dusangira urugendo rujya mu ijuru. Amen, amen. Muri rusange rero turavuga ku kintu cyitwa umugambi. Ariko ubundi umugambi ni iki? Umugambi ni ibitekerezo byagutse by'Imana yateguye ku buzima bw'umuntu. Imana yabanje kugira ibitekerezo, noneho inanabyagura, ibona kurema umuntu yamaze gutekereza ubuzima bw'uwo muntu. Icya mbere yabanje kumutegurira uko uwo muntu agomba kubaho. Itegura na jaride azabamo, nimezamwe ibiti byiza, imbuto nziza. Umuntu ntacyo yarabuze, kuko burya umuntu bisobanura ko burya ari ubyawe n'Imana. Niyo yamwiremeye, niyo yamugize mu bitekerezo. Umuntu rero afitanye isano ifatika kandi ikomeye n'Imana.
icyo gikorwa rero Imana yakoze yari isanzwe ifite umwanzi nawe wayirwanyije, warwanyije ubumana bwayo, wanashatse kwigereranya nkayo, Satani. Ntabwo Satani cyamunejeje, ntabwo cyamunejeje, kuko yabonye ko ikiremwa noneho Imana iremye kirenze ibindi biremwa byose, ndetse na Satani akabona yuko asuzuguwe, ahita afata icyemezo cyo kuzarwanya uwo mugambi w'Imana yateguye. Irawurwanya pe. Niyo mpamvu yaje guhindukira igatangira kujyana ubwenge bwabo bw'ubucakura kujya gushuka abo yaremye. Imana nishimwe. Ariko umuntu niwe wikururiye akaga, niwe witeje ibibazo. Bibiliya bivuga neza ko umuntu ntacyo yari abuze muri Edeni, yamerwe neza cyane. Akaga kose rero n'abamukomoka bose bafite n'umuntu wakizaniye. Ariko urukundo rw'Imana kubera ko yarebye igasanga umugambi wayo urishwe, kandi wishwe n'umwanzi yiremeye ari we Satani. Satani ntayirusha amaboko, Satani ntirusha Imana ubwenge. Imana yateguye uburyo igomba kuzana nanone umuhuza n'Imana n'abantu, kugira ngo Imana izabagarurire bwa buzima bari bafite. Ubundi Edeni buriya icyo ishatse kuvuga, Edeni ni ahantu hari ubugingo bwiza, ubugingo cyangwa tuvuga ubuzima. Ni ahantu hari ubuzima bwiza butarimo umwijima, bugendana n'iki? N'Imana. Ariko umuntu yarabutaye igihe acumuye. Imana ihora iduhendahenda kugira ngo itugarure muri ubwo buzima. Ntibyorohe, kuko ubwo buzima, ubwo bugingo nibwo Satani yamuriganije, kandi ntashaka busubirana. Umuntu rero utemera kuyumvira, niyo yayemeye yakira ijambo ry'Imana akanya gato ko kuyumvira, ariko akandi kanya akaba bivuyemo, kubera ko wa mwanzi wamubujije amahoro ntabwo arakurwaho, aracyahari, ahora amugenza. Abakristo benshi rero ndagira ngo mbabwire bavandimwe, burya ikibitera guhora bavundagurika mu murimo w'Imana ntibahagarare neza, biterwa n'uko Imana batayakira neza, batayimenya neza nk'uko biteye. Ubundi iyo baza kumenya Imana icyo ari cyo, bakagombye no kujya bayumvira. Icya mbere, Imana ni data wa twese, niwe watwiremeye. Imana ni umubyeyi. Imana kugeza kuri uyu munsi, nubwo umuntu yacumuye, abantu bagenda babona urukundo rwayo, ntabwo yabaretse. Ubu rero nagira ngo mbibutse babanze bakurikire, bashake kumenya ikintu cyitwa imiterere y'Imana. Ariko Imana iteye, Imana mu ngeso zayo ni urukundo. Icyo nicyo kiranga Imana. Imana ni urukundo, niyo ngeso ya mbere igira, ibindi biza nyuma, ariko igira urukundo rukomeye cyane. Ntishobora rero gutererana uwo yaremye, kuko imufata nkaho yamubyaye. Niyo mpamvu yanatwohereje Yesu, kugira ngo Yesu abe ari utumenyesha none iyo Mana iyo ari. Urukundo Yesu yitanze ni ikimenyetso nanone kigaragara ko Yesu nawe afite ubumana. Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Tugomba kumwigiraho rero kubaha Imana. Amen. Tugomba kumwigiraho kubaha Imana. Yesu ibyo yakoze yabikoreye mu rukundo, ntabwo yabikoreye mu mujinya. Ariko abantu bahagarare neza, bumve, bagandukire Imana, bwa buzima yabaremanye muri Edeni, ibishaka ko Yesu abubagarura. Icya mbere nshaka kubabwira, bagomba kumenya ko Imana yacu ni Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kijya kinanira. Satani yagoretse umuntu
ariko Imana itanga umuti wo kugira ngo yongere imugorore, yongere ayigarukire. Imana rero ishobora byose. Ukubona bamwe bagenda bagwa bakongera bakabyuka, ntibareka, kandi ubona ko hari abo ibyutsa bagahagarara neza noneho bagakomeza, kuko ari Imana ishobora byose. Abantu rero bitwaza ngo bahuye n'ibibazo, bafite ibigeragezo, ngo inzara, ati Imana ngewe yanyanga, yarambeshye, ni urwitwazo. Hagarara mu ishuri ryayo neza, umenye ko Imana ishobora byose. Ibyo bibazo ufite bizavaho, noneho Imana igumye kukuyobora. Na Yobu niko yavuze mu gice cya 42 ku murongo wa 2. Yobu hari amagambo yavuze, kandi nta muntu n'umwe warushije Yobu kwiganyira. Yobu yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Iyo Yobu ataza kuba ari umuntu wamaze kumenya Imana, burya yari kugwa byanga byakunda, aba yaraguye. Kandi Imana yagumye kumushyigikira, kuko yarayizi ko Yobu izamubanamo umusaruro uzakomeza kwigisha ab'ikindi gihe, ayandi masekuru. uyu munsi aratwigisha, uyu munsi tumwigiraho. Yobu ni imfashanyigisho ikomeye y'Imana. Tugomba rero kwigira no kuri uwo mukiranutsi, uburyo yitwaye imbere y'Imana mu byago, tugakomeza umurongo Imana yaduhamagariye. Yobu 42 umurongo wa 2. Yobu 42 umurongo wa 2 haravuga ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. N'iryo jambo gusa nashaka kubabwira ko Imana ishobora byose. Ariya magambo Yobu yayavuze bigenze gute? Ariya magambo yayavuze atangiye kuva mu bigeragezo. Imana yari itangiye kumukiza, itangiye kumuzahura. Umunsi umwe yagiranye n'Imana ikiganiro, iyo ugiye mu gice kibanza cya 41, uburyo Imana yamubajije ati, ariko we Yobu, wirwa wigaragara, ushobora kumenya umunsi nashinze imfatiro z'isi? Atoya sinabimenya. Ushobora kumenya umunsi nashyizeho ingabano z'inyanja? Ntabyo nzi. Ese kuki ibyanjye wabanje kubigaragura? Kuki utahise ubyizera? Agiye kuvuga ati n'intuzi naravugishijwe mvuga ibyo ntazi, narihana, navuze ibyo ntazi data. Nzi ko ushobora byose, ariko nzi ko ushobora byose, nta gishobora kurogoya imigambi yawe. Iyo umwigeragezwa ryiwe avuye mu bigeragezo yarihanye, kandi arongera ashimangira ko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Amen. Haleluya. Amen. Uwize igitabo cya Yobu neza, nta gitero n'iki cya Satani cyamutura hasi, keretse atiringiye Imana kwivuga ukuri. Imana nishimye. Amen. Nagiye kure, kadukomeze mbahe akandi kagingo. Imana yacu ibera hose icyarimwe. Nta mpamvu yo kunyeganyezwa ngo Imana ugiye kuyishakira aho itari, ngo wirukanke ujye mu bigirwamana. Imana aho uzayishakira hose uzayibona, ibera hose icyarimwe. Kandi Pawulo wera yaduhuguye neza ko twebwe abakristo turi insengero z'Umwuka Wera. Nta mpamvu yo kujarajaza rero umutima, keretse iyo umutima wawe utawuhaye Yesu ngo utegeke, niho wajya gushakira Imana kure. Ukajya kuyishakira aho itari, mu misozi na hehe hose, no mu buvumo ngo urimo urayishaka, ngo ugiye za Kanyarira, ngo ugiye iyo ngiye sinzi naho ndi kumva muri no minsi niba ngo ari kwa ngo tebuka muramire, tebuka. Imana niri kure y'abantu, yabasabye ko batunganya umutima, nicyo Yesu yavuze, kugira ngo abone harambika umusaya, abone hatura. Yesu iryo jambo yararivuze ati, ingunzu zifite imyobozi babo,
ariko umwana w'umuntu yabuze aho arambika umusaya. We wa mukristo wananiwe kwakira umwami Yesu ngo ature muri we, aryame muri wowe, akuyobore, akwigishe, niyo mpamvu uhura n'ibigeragezo ugataratama ngo reka njye mu mashyamba, reka njye aha wenda nihiri. Imana iri muri wowe mukristo, keretse wowe wanze kumvira ijambo ryayo, ariko iyo uyihamagaye iranitaba. Umukozi w'Imana Dawidi niwe wabivuze neza muri Zaburi 139 ku murongo w'9. Rindebere Zaburi 139. nagiye mu mwuka nakubonye wari wagurutse muka ariko bamera. 139 Zaburi. Mana yanjye, amagambo y'Imana araryoha di. 139 soma umurongo wa 7 ngeze 9. nahageze. Umurongo wa 7 uravuze ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he, nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti ni ukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo ungose uhinduke ijoro, n'umwijima ntugire icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Amen. 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 Imana yacu ntaho wayihungira, kuko ari Imana ibera hose icyarimwe. Aho wagenda hose ugiye kuyihisha ntibyakunda. Aho uri hose Imana irahari, nta n'impamvu yo kujya kuyishakira kure. ahubwo ikintu kinakomeye cyane, abantu bose buriya n'abanyabyaha barayifite, ahubwo abanyabyaha nuko bayitwikiraho ibyaha. Ariko umunsi yaremye umuntu ikamuhumekeramo ngo umwuka w'ubugingo, agahinduka ubugingo buzima, nibwo Imana yinjiye muri we. Imana rero nibavukana. Iyo twigishwa ijambo ryayo tukaryemera ry'umwana wayo yigishije Yesu Kristo, niryo rigenda riduhindura, rikatuvanamo imyanda twashyizwemo na kamere y'icyaha twakururiwe na Satani. Ijambo rero rigenda ritweza, noneho Imana igakunda ikisanzura mu muntu. Ariko ubundi Imana nibavukana. Nguha urugero kundi Imana ari bavukana. Uzafata akana gatoya k'imyaka 2 cyangwa 3 ugakubita yenda inkoni zikarya, kazataka kagira gato, azaba ngo Mana yanjye we ntabara. Iyo Mana kayibwiwe nawe, karayivukanye muri yo, karayivuga kakabihamya, Mana yanjye we ntabara. Kana karatabaza Imana kandi ntariko karaca ubwenge ngo agire uyikigisha, ariko gahita kayivuga ku kanya. Amen. Amen. Kakamenya no gusaba imbabazi. Mbabarira papa, ugumye kumbita, mbabarira. Ko ni bwa bwenge bw'Imana yaremanye umuntu, wa mwuka w'ubwenge wayo tubamo. Niyo mwuka w'ubwenge, n'umwuka w'imbaraga, n'umwuka wo kumenya, n'umwuka wigisha abantu kubaha iki? Imana. Umwanzi niwe wishe ibintu, ariko ubundi abana b'Imana bose bafite Imana. Imana rero tugirire neza. Mu gitondo kino munsi ayo magambo sinshaka kujya kure cyane kuyasasangura kuko ngifite nandi mvuga, ariko abantu nagira ngo mbabwire bitonde ibyo bakora byose, bamenye ko Imana bagendana nayo. Imana nibavukanwa, ukora ibireba. Ikimenyimenyi, ikindi kimenyetso ngira ngo mbabwire, umutima Imana yaturemanye
buri gihe n'umunyabyaha yagiye gukora icyaha umutimamana ubanza kumukomanga. yego urakomanga. komanga kabisa. ugiye gusambana umutima ukabanza ukabyina. ugiye kwiba umutima ukabyina. umusambanyi urakomanga ariko ubwiwe n'iki ko ugiye gusambana nawe nta sida afite. urandura urakuraho indwara. ibyo bintu wabiretse abantu bakarengaho banze n'umuyobozi wabo witwa umutima. ntibamwumve banze ubuyobozi bw'umutima wabo. ugiye kwiba ariko n'ujyayo baramufata kandi bagufata urakubitwa. ariko wa mugome icyo yabateyemo yabashyizemo icyuka cyitwa simbikara kigahaguruka. umwanzi niwe ukora ibyo ngibyo. niyo mpamvu abakristo bari bakwiriye kumenya imana yabo yabaremye ite. ese ijya imenya ibyaha abantu bakoze bate? irabishakira se kure kandi yarakuremanye ubwenge bwayo buhanitse ujya gukora n'ibyaha yabanje no kukuza. amen. imana yacu rero ni imana imenya byose kandi ni imana iba hose. ubu ngubu ngiye kuvuga kandi kajambo kavuga ngo imana yacu ni imana imenya byose. rero kuko ari imana imenya byose nta kintu umuntu yakora ngo azahisha. reka turebe iri jambo. reba umukozi w'imana yabivuzeho Dawidi ahereza umuhungu we umurage Salomo. ingoma ya mbere ibice 28 tugeze umurongo w'9. ingoma za mbere 28 umurongo wa 9 gusa. umurongo w'9 haranditswe ngo nawe Salomo mwana wanjye umenye imana ya so ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. amen. Amen. iyo ni ijambo ry'umurage w'umukozi w'imana Dawidi. Dawidi yakiranukiye imana no mu bwami bwe ntabwo yigeze ananirwa kwegera imana ye. asize umurage mwiza buraza umwana. abwira rero Salomo ngiye gupfa nk'uko abandi bantu bose bapfa, ariko ujye umenya imana ya so. ubu bwamunsimbuyeho ubona ubwiza bwabwo gutya, ubona gukomera kwabwo. imbaraga zavuye he? ku mana ishobora byose. ujye umenya imana ya so. nuyimenya ukayumvira ukabana nayo izakurinda kandi ikuramira. ariko nuhita ikitandukana nayo neza. amen. kuko iyo mana imenya ibintu byose ikagenzura no mu mutima ibyo abantu batekereza bitarasohoka ngo bizibe iba yabibona. twaremwe rero n'imana ikomeye, ni igihangange. abantu bakwiriye guca ubwenge bakemera icyo ijambo ry'imana ribigisha, naho ibyo bakora bahisha ntacyo byayitwara. hari n'irindi jambo uriya mugabo Dawidi yavuze muri Zaburi 94 umurongo wa 11. hari irindi jambo nibuka yavuze mu byo abantu batekereza byose burya ni iby'ubusa. bisome kugira ngo baryumva bari kutwumva n'abandi. Zaburi 94 umurongo wa 11. Zaburi 94 umurongo wa 11 uravuga ngo Uwiteka uzi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Uwiteka azi ibyo abantu bibwira. Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. ni iryo jambo narishatse kuvuga buriya. Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. none se umuntu ugenzura mu mutima n'ibintu utaravuga ahubwo watangiye gutekereza akaba abizi, ubwo ngubwo uri guhisha. ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye wamaze aba yarimenye.
bantu b'Imana, mumenye Imana ya so, Imana yaremye byose. Iyo Mana muyubahe, kuko ejo bundi nagaruka ibyo guhendahenda abantu ntabwo bizaba bikiriho, ahubwo icyo gihe azaba agarutse azanwe no guca urubanza. turabahendahenda uyu munsi, turabahendahenda kuko twebwe turi abagaragu be, tukarabahendahenda akatubwira ati imbabazi ntabwo zirarangira ariko zirenda gushira kubera igihe cy'ubuntu, ariko nimwongeremo akabaraga. Ahari n'uriya utarabasha kumva ijambo ryanjye yaryumva akazihana akavayo. Twebwe turahendahenda nk'abakozi, ariko umucamanza afite ibyo agomba kuzakora ku munota wa nyuma. Abantu nta kintu bazabona cyo kwireguza, nta kwireguza. Umushinjacyaha ni umwuka wera yarawutanze. Iyo ukoze ibyaha ahita atanga raporo. Ntabwo ntamugira, ntajya yumva, ntajya yumvira uriya muntu undi yumva. Ariko Yesu umunyembabazi ukicaye ku ntebe y'imbabazi akavuga ati subirayo nanone wongere umubwire. Niyo mpamvu mubona n'uno munsi no kubura ibyuma by'ikoranabuhanga abakozi b'Imana bagize amahirwe yo kubibona. Ntabwo Yesu yaborohera mutavuze ubutumwa ngo ntabwo twaceceka, kugira ngo abana b'Imana abashaka kwarura nko kuvana mu muriro abashyire mu muryango wacu. Imana ishimwe. Bene data mu nyumba, aya magambo turayavuga yenda twihuta, ariko ufite agakaramu ibi bitabo ujye byandika nawe wisubiriremo wisomere, nibwo birushaho kukugirira iki akamaro. Yego, amen. Tugiye noneho kureba ibintu nanone bidufasha mu kubaho mu mugambi w'Imana. Ibintu bidufasha mu kubaho mu mugambi w'Imana nanone ni igitabo cya Daniyeli shaka igice cya mbere, murongo wa 8. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8 haranditswe ngo, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami, nuko vino cyangwa ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Reka dusubiremo neza. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Amen. Iki ni cyo kintu cya mbere kijya gifasha umwana w'Imana. Nuko umwana w'Imana agomba kubona ikintu kitari cyiza cyashobora kumwicira ubugingo, akagambirira kugizinukwa, utakiyandurisha. Uyu mugabo kiriya gikorwa yakoze, yagambiriye, yahise ahaguruka, umwuka muhishurira ko ibyo kurya by'ubwami biba byanduye. Buriya ziriya nyama ziba zaterekerejwe, ziriya vino ziba zaterekerejwe. Umuntu rero uri mu Imana kandi wubaha Imana yumvira ijwi ryayo. Imana iramubwira ati biriya biryo ntubirye. Kandi Daniyeli akiri umwana w'umusore, ageze yari afite imyaka 16. Tekereza umwana uri muri kiriya gihe agira ikintu cyitwa kurarikira ibiryo, akagira inzara cyane. Ariko kuko yakuze yigishwa kubaha Imana no kuyumvira, yahise afata icyemezo, arasenga. Amaze gusenga, Imana imuhishuriye promo ibyo agomba kuba yakora, ajya no kwibwira bene se. Yari afite abandi bana bari kumwe nawe, ati Imana amaze kumhishurira ko ririya gaburo batugeneye ryanduye. Muramenye bana b'Imana, iwacu i Yerusalemu twigishijwe n'abatambyi n'abakozi b'Imana
ko tudashobora kwiyandurisha ibyo kurya byaterekerejwe, ntibishoboka. Umukristo muzima rero n'uyu munsi yari agakwiriye kujya arebera ku bamubanjirije uburyo agomba kurwanya ibintu bimwanduza. ubu ngubu ubugingo bwa benshi burapfuye kubera ngo ibigezweho. ubu hadutse ngo ni inzoga ngo zigezweho, ngo za ngufu, ugasanga urubyiruko rw'abana bo rwaducitse rwashize. ibigezweho byamamaza ibyo biyoga nibyo banywa, ugasanga abana babaye nk'abasetsi. ibigezweho, umusore utanyoye itabi ngo ntabwo ashobora kugira imbaraga, ugasanga baranywa urwo rumogi, yaba afite n'akazi ejo bikamugiraho ingaruka bakakamwirukanaho. bene data bakristo, ikintu cya mbere kidufasha kugendana n'Imana yacu tuyubaha ni ukugambirira, tukamenya gufata icyemezo. kumbi biriya bintu ni ibyanduza ubugingo bwacu. ese izo nzoga z'ibyaduka zirusha umutobe w'igitoki Imana yaturemye? mwakwenza ibitoki byanyu mukanywa imitobe, mwashigishe ubushera mukinywera ubushera. ibyo biyoga birahindura nk'abasazi, mubishaka hiki? n'ibyo bigage birahindura nk'abasazi, mubishaka hiki? barinda kujya gushakira imisemburo. ntabwo ibyo bintu umuntu w'Imana Imana ibishaka. mwige kubaha Imana abadanira, kubaho mu mugambi w'Imana. tugera ku mwanzuro rero, kubaho mu mugambi w'Imana. tugera ku mwanzuro, hari ikindi kimwe gusa, rya jambo wasomye mu Bakolosayi cya 3 umurongo wa 1 kugeza 2. Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. tuwusubiremo. 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. umurongo wa 2, mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Amen. ikindi kintu kidufasha twebwe, umutima wacu ugomba guhora urarikiye iby'ijuru, kuko iby'ijuru nibyo biduha ubuzima, nibyo biduha ubugingo, nibyo bitubeshaho. kandi ibiryo by'ijuru bizanatwimura mu isi, bitujyane iwacu bitugeze. naho iby'isi ni ibishirana n'isi. inda irashirana n'iby'isi, urabirunda, ariko ejo n'urugendo bizasubira biribwa n'abandi. ibyiza wahoza umutima wawe ku by'ijuru, kuko nuhoza umutima ku by'ijuru, ijuru rizakugaburira, rizakugirira akamaro, rizatuma ukura ukagera n'iwanyu. amina. Pasiteri, Imana iguha umugisha. Abafilipi 3:20 naho haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza umwami wacu Yesu Kristo ko ariho azava. twigaga ku magambo akomeye avuga kubaho mu mugambi w'Imana. Imana yatangiriye itorero mu ngobyi ya Edeni, irarizana, rica muri Egiputa, riza mu butayu. uyu munsi riri muri Yesu Kristo, niho itorero rishingiye. Imana rero uwo ni umugambi yagiye ikurura guhera mu itangiriro kugeza n'uyu munsi. reka tuvuge ngo habwirwa benshi hakumva bene. tubwire itorero ngo bagira amatwi yumva ibyo Umwuka abwira amatorero muri kino gihe. Pasiteri, Imana iguha umugisha. wasoza udusengera kubw'aya magambo yewe. ndagushimye Mana nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye umugambi wateguye nyine ku buzima bw'umuntu. umuntu ntabwo yari kubaho adafite ubwenge buzima bumuyobora, ariko uwangije ubwo bwenge nabwo waramutsinze, waramunesheje. waduhaye data umwana wawe ukunda Yesu Kristo,
kugira ngo agumye kutuyobora muri iyi si. Iyi si yayibayemo, ngo n'impamvu atwumva ni uko azi imibabaro abana b'Imana bahura nayo. Turagushimiye cyane rero mu gitondo cy'uno munsi kubwira ijambo, nsabiye abaryumvise bose kugira ngo wowe nyiraryo ugumye kurisobanura mu mitima yabo, kandi ubateze umwete kugira ngo uko bagenda barwana intambara na Satani buri munsi bigende ribatsindira. Navugaga nti nk'uko Yohana umugaragu wa Mubyahisho yabwiye itorero ry'i Filadefiya ngo igihe kirasohoye, kandi ngo Data wera wamaze gukingura imiryango yo kuduha imigisha y'ubutumwa bwiza, ushoboza abana bawe kunesha. Amen. Ukunesha waravuze ngo uzamwandikaho izina ryawe, kandi ngo ntashobora kuzasohoka ukundi no kutava mu rusengero rwawe. Kandi abo ngabo ngo bazasohoka muri iyi si bazamuka bakaririmba kandi bashima. Gushimiye rero ibikorwa byawe byose dushoboje kuri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yes.